Mwiriweho, mwiriwe neza, amakuru yanyu. Nizera ko mwese ko mumeze neza. By'umwihariko ndifuriza abapapa umunsi mwiza. Abapapa mwese mugire umunsi mwiza. Mwiriweho babyeyi, mwiriranwa amahoro. Mwiriweho babyeyi, ese mwiriranwa amahoro. Mwiriranwa amahoro. Mwiriranwa amahoro. Ni wowe mubyeyi. Abapapa mwese aho muri mugire umunsi mwiza. Rwose mukora akazi keza, akazi gakomeye cyane. Abapapa bacu, ni basaza bacu, abandi n'abagabo bacu, abandi ni baramu bacu, abandi ni basogokuru, abandi ni basogokuruza. Hari n'abasogokuruza nyine b'abapapa. Mwese tubifurije umunsi mwiza. Mu minsi ishize twizihije umunsi w'abamama, ubu rero ni umunsi mwiza w'abapapa. Hanyuma nk'uko mubizi mu Rwanda turi kwakira cogam. Nk'uko mubizi ni umuco mwiza, mu ndangagaciro zacu z'abanyarwanda ziri mu muco wacu. Kwakira neza umushyitsi ni ikintu gikomeye cyane. Rero ubu ntabwo nza gukora video ndende, ndagerageza gukora video itari ndende nk'uko bisanzwe. Niyo nshimigani ho, nta kundi mugani ntabwo wawucamo kabiri. Ndagerageza kuvuga mu magambo make, ariko mbanze nshimire cyane abantu twari turi kumwe mu kanya kuri Zoom twaganira ibintu byiza, tuganira ibintu bijyanye na ese umugore utwite yemerewe gukora siporo. Ubwo ndabona nyine kubabwira ndi muri kumwe na Inspecteur de la Jeunesse et des Sports Mukazibera Maria Agnes. Murabizi ko ntanga ibiganiro bijyanye n'umuco, nkajya ntatanga n'ibiganiro bijyanye na siporo. Umuco nababwiye ko nawigiye mu muryango uriya na famille nucléaire, hanyuma nkongera nkawigishwa na umuryango mugari nyarwanda. Rero aho nta diplome académique bifiteho, ariko muri siporo ho mfiteho diplome académique kuri niveau ya master. Nabonye mu mwaka w'1996, ubwo abenshi muri mwe mwari mutari mwavuka, kuko urubyiruko nirwo rugize umubare munini. 96 ngo nvuga ngo diplome ya inspectorat de la jeunesse et des sports, nyimara imyaka 22. Ni ukuvuga ngo iyo mvuga ibintu bya siporo akenshi mbavuga ibyo nzi kandi nizi. Ntabwo ndi umuginecologue, ariko ndi inspecteur de la jeunesse et des sports, de formation inspectorat de la jeunesse et des sports. Ubwo rero hari aho nyine wongeraho n'ubushakashatsi, kubera ko buriya la science évolue, science igenda itera imbere. Ukagira ubwo ndashaka kuvuga ku bijyanye na siporo, cyane cyane ku mugore utwite. Mbwira ntanze préciser ko ntabwo ndi umuginecologue, ariko ndi inspecteur de la jeunesse et des sports. Ubwo rero mu bushakashatsi hejuru y'ubumenyi bijyanye na siporo, ubushakashatsi nagerageje gukora nk'uko twabiganiye kuri Zoom. Ese umugore utwite yemerewe gukora siporo? Cyari igihe abadamu bamwe na bamwe abo twagiye tuganira bavuga bakagira impungenge, ati ese buriya inda ntiyavamo, ese buriya umwana ntiyagira ikibazo, ese buriya n'umugore ku giti cye ntiyagira ikibazo. Nuko ndavuga nti buriya akenshi sujet ziba zirandeho y'imigani n'ibindi, akenshi ndizana nabanje gukora débat n'abantu, nabanje kubiganiraho. Rimwe na rimwe muramura ko ari igihe mvanga indimi, kubera ko mbashaka nyine ku bintu byumvikana neza kurushaho. Rero ikibazo cyo kuvuga ngo ese umugore utwite yemerewe gukora siporo gifite ishingiro. Ese umugore utwite yemerewe gukora siporo nibyo cyangwa sibyo? Iyo mu bushakashatsi twakoze n'ibyo abantu baba barize mu bijyanye spécialement na sport, je précise, nuko umugore utwite yemerewe gukora siporo.
yemerewe kuyikora, ariko akenshi bakavuga bati ni byiza yuko abanza akabiganira n'umuganga we umukurikira. Buriya twese murabona bivuye nk'umubyeyi nk'umumama, twese ni nazo nama zitangwa neza yuko twese mbere yuko mbese ukimara kumenya ko utwite ugomba guhita ugira umuganga ugukurikira, agakurikira ubuzima bwawe, agakurikira n'ubuzima bw'umwana utwite. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, kugira ngo nyine umenye uko umwana wawe, ko nawe ubuzima bwawe uko buri kugenda. Rero biba byiza ubanje ukegera muganga, urumva, kubanza ukegera muganga mukabiganira, akakugira inama. Rero nk'uko mubizi hari siporo ziba zitandukanye, hari siporo de relaxation, hakaba n'izindi siporo zoroshye, hakaba n'izindi siporo ziba zikomeye, bya zindi aho baterura bya muscule, bagaterura kugira ngo musculation nyine abafite bashaka kugira ibituza binini bagira ibituza, akagira ashaka kugira les abdominaux akazikora, ushaka gukora kugira les dorsaux, les deltoïdes, mugiye muri anatomy, structure y'umubiri, les deltoïdes, buriya biceps na triceps, akaba na muscle yitwa deltoïde. Donc ubwo ni muri composition y'umubiri w'umuntu. Rero hari ababa bashaka kugira ngo develope deltoïde, cyangwa develope agire nyine za biceps zikomeye, cyangwa se agire icyo bita les trapèzes, agire mbese muscle z'umubiri zikomeye. Rero icyo gihe ibyiza urabanza ukegera muganga wawe akakubwira niba ubyemerewe, uko na corridor utwite imeze, byose akaba yakugira inama. Première étape, kwegera muganga ukamugisha inama, ese ushaka gukora siporo kandi nkaba ntwite, nzabikore cyangwa bizagenda bite? Ariko muri rusange ikintu cya mbere ni uko umugore utwite yemerewe gukora siporo. Rero turinjira munsi, inyungu abifitemo nizihe? Icya mbere, akenshi umugore nyine urumva umubiri we ubuhindutse, umubiri we uhindutse. Akenshi hari n'abahindura wenda rimwe na rimwe icyo bita humeur, hari akenshi même c'est stressant, akenshi hagiye bitera stress, ariko ubitse ubuzima muri wowe, hari bakagira stress nyinshi, urabyumva, cyane cyane abafite reprimipar, ukibyaye ugitwise bwa mbere, ugiye kubyara bwa mbere, akenshi akaba yagira stress. Rero akenshi siporo imufasha kugabanya n'iyo stress iyo ayigize, cyangwa kugira ubwo bwoba, kugira mbese icyo bita relaxation, akishyira à l'aise. Kubera iki? Amaraso ye mu mubiri aba arimo kugenda neza, abanahumeka neza. Mwibuke ko yagiye kubyara nyine akenera umwuka uhagije, n'amaraso ubwo yagatangwa barimo abatunze abantu babiri, ari we n'umwana, bigatuma amaraso ye agenda neza mu mubiri we. Ikindi gihari, icyo nimvuze cyo guhumeka, ibihaha bye agahumeka neza, nkuko nayo mbabwira, buriya abatunze abantu babiri muri we, hari we n'umwana aba abyaye. Ushobora kuvuga ngo ese umwana ahumeka nyine akeneye oxygene, umwana aba akeneye oxygene. Icyo gihe umumama urimo gukorana siporo anayikora neza. Ikindi byerekeye circulation, amaraso mu mubiri we aba agenda neza, kubera ya myitozo abakora, amaraso aba agenda neza. Ikindi bimufasha kutagira ibiro byinshi, ibiro birenze, akaba yagira umubyibuho urenze. Hari abadamu batwite akaba yagira umubyibuho urenze, ibinure, ibiki, ibyo byose. Rero gukora siporo abifitemo inyungu, kugira ngo atagira ibiro byinshi. Ikindi, iyo amaze kubyara akenshi bamugira inama nyine yo gukora certains exercices. Ibyo rero ni inyungu ze, kugira ngo ashobore kuba yarekupera, akongera akagira nyine akagira linye nk'uko yari isanzwe imeze.
musabye Imana ngo urashaka kujya kuri video. Urashaka kwinjira kuri video, nta kibazo rwose, ikaze. Barimo kumbwira ko ushaka kwinjira, ushaka gutanga ibitekerezo, nta kibazo rwose. Wowe nakubwira iki? Nakubwira iki rwose? Nakubwira iki ariko yo gutanga ibitekerezo nta kibazo rwose. Muze mu bitange, mwiriwe neza mwese murimo kwikonekta. Nazo nshimira abantu ko turi kumwe kuri Zoom. Natanze ikiganiro kuri Zoom, nabonye ko natanze n'itangazo nabyo byagenze neza. Ndavuga ko iki kiganiro ko nabonye cyaryoshye, wakigana n'abisengereza hano kuri Facebook. No, kubwo rero mpamvu naje ngavuga ngo reka mfate n'umwanya nyirinze, kuko nabonye byaryoshye. Hari ibintu buri ariko umuntu azana ukabona birafasha na community. Rero narimo kuvuga inyungu umugore utwite agira mu gukora siporo. Inyungu nizo nababwiye: guhumeka neza, kugira amaraso akagenda neza mu mubiri, ikamudestressa, ntagire stress nyinshi, cyane ko aba aberaho abantu barenze umwe. Ari we, hari n'umwana, agomba no kwitaho ku mubiri. Hanyuma ikindi, kuriya umugore atwita umubiri we ugahinduka, none ukabwira ko agira akagira mu gihe cyo akarekipera neza. Hanyuma ibyo byose bigaherekezwa n'iki? No gufungura neza. Ushobora nigeze gutanga ikiganiro ku bantu badatanga rasiyo. Abantu batanga rasiyo nyuma naje guhura n'abambwa bakanya, tuba tuvugiye ibintu. Yego wakoze kuza. Ati watuvugiye ibintu, ati ngombwa birabyo ko bijya bivuga. Hariho abantu baba barango bakagira ibihe, hanyuma rero bagapfira imbere, niko navuga. Bagapfira imbere. Nge rero ubwo hano byanza nyine hano Byiza nama tubivuga, kandi urabona ko mama bifite byinshi, kandi nkunda ibitekerezo byinshi cyane muza mugatanga, kugira ngo tugire ibyo tuganiraho. Niba hari abo gucyaha, erega umuntu ntabwo ari umutagatifu. Niba ari abo gucyaha tukabacyahereka, abantu badatanga rasiyo. Rero ibyo navugaga, hari noneho uzarebe, yemwe bagabo muri aha, yemwe bagabo muri kumurikira, hari ikintu cyitwa inzara yo mu kabyeyi. Umudamu umaze kubyara abashonje, ugomba kubuza siporo, alimentation, no gufungura. Ntabwo myinjiramo cyane ibyo ngibyo, ariko ushaka kuvuga ngo uriya mudamu wakoze siporo aba akeneye kurekipera, mu gukora recuperation kugira ngo agarure bya bindi byose. Yega muba mwaradutwaye ko dutanga ubuzima, mwihanganira iryo hone n'abaturanyi. Urumva, umugore aba akeneye gufungura, kandi rero burya ngize kubabwira ngo hari abakinnyi bakina akaba yarya nk'inkoko yose. N'urugero, burya umukinnyi kubera activité sportive agomba kugaburira umubiri we, agomba kugira imbaraga, agomba guhumeka, agomba akarya ibiryo byinshi. Hari abaseka ngo kugira ngo akarya ibyo agomba kurya kugira ngo arekipere. Rero uriya mudamu nawe agomba kugira alimentation yere équilibrée, kubera ikiza activité sportive yarakoze, bwa buzima aba yaratanze, kandi nawe akagomba no kugira ligne, umurongo we akaba yawugarura. Urumva? Ubwo rero mushobora kwibaza muti se ni iyihe myitozo umugore utwite yakora? Ni iyihe myitozo yakora? Namwe nimumbwira, ari kumwe muhuriki. Ni iyihe myitozo mubona uriya mugore utwite yakora? Ni iyihe myitozo mubona yakora? Umugore utwite ntabwo agomba gukora imyitozo iremereye cyane. Ndabaha urugero, ariko bitavuze ko turegre ntibura za exception. Ushobora kuvuga uti hari kana ko umugore nzi umusportive ukomeye wagize gutya na gutya wakoze, birashoboka, ariko ntabwo mwishinga. Ngenda ndavuga mu buryo buri rusange. Hari imyitozo abantu bashobora gukora basimbuka, tubyone nka basketball n'urugero. Hakaba les sauts, hano babyita activité ziri dure, ziremereye. Les sauts wa usimbuka kujya hejuru reba, ariko umwana uri mu nzu simbuka. Hari hano muri recommandation batanga mu bushakashatsi nakoze ku buryo buri rusange, gukora imyitozo de relaxation, imyitozo yoroshye. Tubyera nko guhumeka, hari imyitozo yo guhumeka
inspire expire ukaba wabikora inshuro 20 inshuro 10 nyine iyo ugitangira kubikora ntabwo ugomba kubikora ushaka kugira nkaho uri expert oya wakora imyitozo yoroshye ya mwana ufite mu tuba tumukeneye ugomba kugira imyitozo yoroshye atari byo gusimbagurika atari byo kwirukanka nkaho wirukanka metero 100 cyangwa 200 ugomba kugira imyitozo ugomba guhera ku myitozo yoroshye urumva bisenge neza umugore utwite agomba guhera ku myitozo yoroshye reka maya yabajije igisabo rero bagomba kugitwara buhoro agaseke kapfundikiye uriya mwana ugomba kumubungabunga urumva agomba kumubungabunga agomba gukora imyitozo yoroshye agomba gukora imyitozo ugahumeka akagira neza agomba kugira ka marche ariko nayo ituje marche akagenda atuje niyo ibyo nabyo agomba kubanza kureba umuganga umuginekologe ikindi ashobora gukora twa gymnastique ejo bundi ku cyumweru gishize nawe dukora imyitozo y'abantu bakuze irelaxinga just to relax ukarelaxinga kugira ngo ingingo zawe zirambuke akaboko kawe karambuke ugakora ku buryo ugakora nyine twitozo dukeya ari n'intoki intuza upwanye ari amaguru yo ntabwo murimo kuyareba bibe kubushize narabikoze ari beze twitozo tworoshye cyane twe ba inspector ubwo nyine ari abana nzi bize bijyanye education physique no mu Rwanda ubwo ni ukujya mubahibira akabadamu batwite bakabahibira kare bakabakoresha exercice zoroshye muri bo kandi harimo n'abana b'abakobwa imyitozo yoroshye itakuvuna idatumusimbagura kubita ega umugongo nawo bukenewe utari kujya gukora za abdomino reba kuba utwite ufite inda y'amezi 5 kujya gukora za abdomino wa muntu urabyumva imyitozo yoroshye ituma amaraso yawe agenda neza ituma uhumeka neza ituma udasimbagurika ngo colonne vertébrale yawe cyo bita les vertèbres urana urutirigongo rwa dufite twatuntu les vertèbres zitaba cyo bita entassement intervertébral bigakubita no ugakora imyitozo yoroshye akaba indi myitozo yitwa aerobic imyitozo yitwa l'aérobie donc bijyanye n'ibyo navuga bijyanye n'ubuhumekero donc bikagufasha cyane kugira ngo ushobore kuba ya maraso yawe yasikira neza mu mubiri za muscle zawe ziba zirelaxinga ituma uhumeka neza harimo circulation sanguine biravuga no guhumeka neza nibyo gukora twitozo tworoshye hari nabo bavuga yoga kayoga cyangwa bakora igare ariko nabyo bitaremereye ukaba wakora natation njyewe buriya mu byo ndokomanda kenshi ni natation koga ariko nitwa gymnastique exercice dutuye twa gymnastique atabijyanye no gusimba umukanya ndababwira izo nasomye bavuga zibujijwe y'umugore atwite abatagomba gukora nkuko nabwiye ariko ntibujije ko hari imyitozo imwe yemewe ni abagore bamwe bashobora kuba bakora turabaza ba sportive bakomeye murabizi bari abanyamerika kazi bakinaga tennis agatwita rwose akagenda agakora exercice de raquette ubwo ninjye muri domaine ya imyitozo ibujijwe ni iriya ya navugaga ndashaka kuvuga ni Serena Williams yakina tennis ariko mu gutwita ko akabagenda agakina kugera kugera ku mezi ari avance rero ni byiza yuko akora imyitozo rwose imworoheye kugira ngo ashobore kuba yahumeka neza uratubaza uteye abadamu baba batwite bakabyimba ibirenge
akenshi ase ubundi kubyimba ibirenge biba byatewe n'iki? Massage yose ntibayikora, bayikora massage bayikora. Indi navuga exercise ninjiye muri domaine ya domaine bwa hamanze gusubiza ibyo bibazo murimo kumbaza. Niye myitozo ibujijwe. Imyitozo ibujijwe nibiriya navuga imyitozo ikomeye cyane. Imyitozo ikomeye ukabona umuntu ashaka gukora za abdominal. Ashaka gukora nka abdominal nka 50 afite inda y'amezi nk'abantu afite inda y'amezi 6. Niko reba uwo mwana uri mu nda ariko hamera ujye kumukorera za abdominal. Namwe mutekereze, namwe ni mu byumva. Habajya kumukorera za abdominal umwana umeze umugore utwite waba ushaka iki d'abord? Uratwite abdominal ubundi c'est pour concentrer ou contracter les muscles abdominaux nyine les traverses les quoi iboni sinjira muri structure y'umubiri ariko hari imitozo ikomeye no ntabwo ari byo. Ari bijyanye no kwirukanka umuntu akaba atwite akajya kwirukanka waba ushaka iki? Nyiravuga hari abantu baba bafite le col de l'utérus yoroshye ikaba yanafunguka. Nongere nsubiremo faut consulter le médecin muganga wawe ukamureba kugira ngo akugira inama ariko mu nama kumudaho umutwite kuba ugiye kwiruka nka kilometero 10 zingahe wenda peut-être yitangira nabwo kameme yaba afite na col de l'utérus idafunguka facile kuko hari ushobora kwiha gukora imyitozo igoye col de l'utérus yawe igafunguka hanyuma ukaba wakwavorta inda yawe ikaba yavamo kandi umwana wawe umukunze murabizi habaye za avortement. Ingaruka zibaho ziri physique, ingaruka zibaho ziri psychologique, gutakaza umuntu ntabwo ari ibintu byoroshye. Rero bano baratubwira bati jogging kwirukanka utwite ubusanzwe burama ntabwo kereka wari utabizi ariko ntabwo ari byo hashobora kugira mu rugo ukaba wava umwana wawe akabya kuviramo kumubura ukamutakaza. Ikindi ibyo narimo kuvuga ba Serena Williams. Hari Serena Williams abenshi muramuzi niba mukuru bijyanye na siporo uriya munyamerika kazi wakinaga tennis n'ubundi simbizi bakikina cyane ariko ntabwo nkimwumva cyane ariko tumushaka twabivuga ariko ku isi le plan mondial muramuzi sisters Williams bari babiri bakina tennis ariko ukabona we elle était spéciale. Icyo bita ubwo mpamvu muzana kugira ngo murebe le déplacement uriya mugore utwite kuko uyikina tennis ujya imbere ukajya inyuma ukakina iburyo ibumoso. Icyo bita sport de raquette. Sport de raquette reba kiriya kibuga cyose hari igihe ushobora gukina ari umwe cyangwa se bagakina ari babiri en couple ariko uko biri kose rya l'occupation du terrain ujya ugakubita gutyo ukagira izo sport de raquette akenshi barazibuza kubera ko bijyana n'iki n'izo déplacement na hano no gukubita nyine akenshi izo activité izo sport akenshi sport de raquette barazibuza. Hanyuma icyo bita equitation nayo wenda hano mu Rwanda sinzi ariko babanza hari abantu bajya bayikina ariko ntabwo ndumva itari yasakara cyane ariko nayo ifite ukuntu ikinwa mwareba wenda kuri internet. Hariho imyitozo iyo nababwiraga ukora uryamye abdominal ukora ku mugongo akenshi cyane guhera ku mezi 4 cyane guhera ku mezi 4 ariko umuganga niko hano umushakashatsi nakoze bavuga ntabwo ari byiza kuba wazikora. Hanyuma bijyanye na leso gusimbuka ya le triple saut rimwe mwese nimwayikinnye musabye mu warayikinnye triple saut kwa rimwe kabiri gatatu gasimbuka le saut en hauteur. Hanyuma le saut gusimbuka ku mugongo ukagera kwa gusimbuka ukagera ukagwa ku akenshi bakagwa kuri za matora cyangwa se hano akenshi ari igihe muri Afrika twisibukije ngo bishaka ukaba wagwa nyine ukaba wagwa ku musambi cyangwa kuri tapi ariko akenshi mu buryo muri strategique bakoresha kuko kuri nko kuri matora aho yidunda cyangwa ikindi cyitwa trampoline ku buryo widunda mbese umugongo wawe ntucike kubera ko ikubise hasi. Rero hari za siporo zimwe na zimwe ziba zigujijwe ku mugore utwite kandi koko binumvikana gusimbuka ntabwo ari byo ko rero ushobora gufunguka
ukaba wabura umwana wawe. Rero kansubize wenda potaje arambaza ati se massage yo ntiyayikora yayikora ya certaine partie du corps, hari ibice bimwe by'umubiri ushobora kuba wamasa n'ibindi utamasa, n'ibindi utamba. Njye navuga des activités sportives wenda, ariko massage bo byumvikana. Massage yo wayikora, ariko ntabwo wajya kuvuga ngo njya kumasa kunda aha niho wahamasa, ariko ntabwo wajya kumasa kunda, sibyo? Wamasa ibirenge, wamasa umubiri wawe umasa. Massage c'est juste pour relaxer les muscles, sibyo? Kugira ngo relaxinge imitsi yawe, ariko wayikora. Ariko nabyo njyewe hari umuntu nzi gukora massage avamo bimeze nabi, ariko toujours la vie du médecin, kuko umuganga ugukurikirana kenshi aba azi umubiri wawe, kuko hari n'umuganga ugukurikirana bavuga ati wowe ntabwo uzabyara bisanzwe, wenda nzakubaga. Kubera iki? aba yabonye le corps de l'utérus ukuntu imeze. Yego musabye niba warakinye tennis ngira ngo warabibonye ukuntu biba bimeze. Ukina ujya iburyo ibumoso, hari na ping pong, hari za exercice nyinshi ziba zihari zishobora kuba zafasha kugira ngo umuntu ashobore kuba yagira ubuzima bwiza kandi bitanamugoye. Ese abadamu baba batwite bakabyimba ibirenge, yego ngo babikorera iki? Rero akenshi kubyimba ibirenge hari igihe bigenda bikanahura, yego nuko umubiri umeze, ariko hari aho bigera bikagera na bijyanye na alimentation, bigenda bikajyanye na alimentation. Akenshi bimeze kuriya, niyo mpamvu haba toujours les consultations prénatales. Njye ntabwo ndi umuginekologue, nongere mbivuge, ntabwo ndi umuginekologue, ariko ndi umusportive. Ibyo birenge bameze ko ikibazo, les œdèmes, babyita les œdèmes. Akenshi umuganga wawe ugukurikirana arakureba, hari ushobora kuba atingurika mbimasa, ariko ibyo ngibyo c'est l'automedication. C'est l'automedication, ntabwo ari byo automedication. Vaut mieux toujours consulter umuganga. Ushobora kuvuga wenda bitewe na alimentation, bya navugaga, wibuke ko navuze sport, nkavuga na alimentation, imirire. Ahubwo tugende wenda unywa amazi menshi, cyangwa se ari ibijyanye n'umunyu, cyangwa se ari ibijyanye na un certain déséquilibre mu maraso yawe, mu maraso yawe, composition sanguine, ariyo yatumye ibirenge byawe bibyimba. Ntabwo ari byo kuvuga ngo wowe kangere ngo nikoreye massage ngo bizakira, no. Ushobora kuba ari ibindi biri à l'intérieur même de ton corps, biri imbere mu mubiri, akavuga ati wenda ugabanye ibi cyangwa se wongera ibi, cyangwa se akakurekomanda nyine certains exercices, yakubwira ya marche navugaga, yakubwira gukora nabyita ngo iki, ibyo navugaga bya yoga, ko yakubwira tukore gukina, cyangwa se mema ari no kubera stress. Stress ituma hari ibyo ushobora kuba udashobora kugeraho accès, noneho bikagira effet sur le plan psychologique et puis effet sur le plan alimentaire. Mubike ko ari igihe umudamu atwita agahurwa, akagira ibyo ahurwa, agatoranya ibyo kurya, atarya ibi, cyangwa se akaba yarya n'ibindi wenda rimwe na rimwe bitamufitiye akamaro, ariko kubera ko mu mutwe we yumvise ko atashaka ibi n'ibi ariko rimwe na rimwe akaba yabifata kugira ngo nyine akize ubuzima bwe, akize n'ubuzima bw'umwana we. Niriwe neza Cecile, urakoze cyane. Tuba kuvuga byanye n'umudamu utwite. Bari bambajije ikibazo cy'umudamu wabyimbye ibirenge, hari usanze ari byo nari ndimo gusubiza, ko atari byiza kwikorera automedication, ko ari byiza yuko kujya kwa muganga akareba yagusuzuma, akareba composition y'amaraso yawe, akareba wenda atari kubera ko wenda wicare cyane, cyangwa kuba yakurekomanda certains exercices ushobora kuba wakora kugira ngo amaraso yawe agende neza mu mubiri, cyangwa se niba ari composition chimique iri mu mubiri wawe hari un certain déséquilibre, ashobora kuba yagira ibyo akugiraho inama kugira ngo umubiri wawe nyine umere neza. Ngayo nguko. Ariko se si nk'umudamu niba ari ibindi nawe ufite wawe watwungura hano, watugenda kwa dans le domaine beaucoup plus sportif, ntanga recommandation ko ari byiza, ntabwo ari byiza ku munsi wa mbere kugira ubyaye ko gumaho ngaho. Ni byiza yuko ukora certains exercices
zoroshye, natanze twa gymnastique tworoshye, exercice de relaxation, exercice de respiration, ya marche, ukaba wakora natation, ngiye nkunda natation, koga, ukaba wakora yoga, ariko ibyo byose muganga wawe akaba yabikugiraho inama kugira ngo ugire amagara mazima, atari kuri wowe gusa ariko no ku mwana wawe. Hari mushobora no kudestress, ntugire stress nyinshi. Hanyuma nashimiye abantu twabanye ku kiganiro kuri Zoom twagikoze. Hanyuma rero mbonye ari byiza ndabona kwa bisengereza bo kuri Facebook nabo reka nyibasangize. Ndizera murabona ko ngiye nakoze ka siporo. Nkecuru imyaka 56. Abanyabambwira ngo yego se sinako twagusuhuje rwose. Abanyabambira ngo ariko ibanga ryawe ni irihe? Nta minkanyari, hari minkanyari mbona afitera imyaka 56, imyaka 56 yanjye, ariko icyo gihe muzabigura kugira ngo mbabwire amabanga yanjye nayahe, ngomba kuzabyishyura kuri Zoom. Nzakora conference kuri Zoom yo kubabwira ibanga ryanjye rituma nyagiza kameme kutagendera ku kabanda ko kanya ntagira iminkanyari hano. Ndababwira ibanga, nzategura inama mbivugeho. Quel est le secret? Kandi abantu nyamwe myaka 56 ntibabyemera. Natangiye babwira ngo mfite 50, natangiye mvuga ngo mfite 51, ngira 52 murebe 53, 5 ngende umukecuru grand-mère nyogokuru Agnes. Uza kura kuri profile yanjye handitseho ko navuze 1966, sibyo? Ibanga ryo nuko muzanshake nzabategura. Ntabwo ari ubwiza, nuko udasaza. Ubwiza mfasha duseke. Zabwira ibanga